Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Tugiye rero gukomeza ikiganiro twatangiye ejo, ikiganiro kikubwira by'urugendo nagiriye mu kibaya cy'imbabazi n'impuhwe by'Imana. Ubwo rero muvandimwe ugana mu ijuru, iki ni igice cya mbere, ariko hari n'ikindi gice cya kabiri. Uyu munsi rero tugiye gukomeza. Ejo twagarukiye aho nakubwiye ngo Yezu aratambuka, ubutaka bugahinda umushyitsi bumwumvise. Ngo nyamara abana b'abantu ntacyo babyumvamo, bo bamfata uko bashatse. Birumvikana ko dufata Yezu ntabwo ari neza, ni agasuzuguro nyine tumugaragariza, nacyo kimubabaza cyane. Dukomeze rero uko urugendo rwagenze. Twageze imbere gato, mbona twegereye umugezi munini uvamo amazi meza cyane. Iruhande rw'uwo mugezi nabonye hari iriba rivubura amaraso, ariko agatemba aba umugezi uwo nyine w'amazi meza cyane. Urwo ni urubavu rwa Yezu rwahuranyijwe icumu. Ni isoko idakama y'impuhwe n'ibitangaza. Ni iriba ry'amazi afutse, ni ubutoni bwa muntu mu maso y'Imana, ni urukundo ruzira ikizinga, ni imbabazi zidakama, ni ukwihangana kutagira iherezo. Yanyeretse ikibaya kirekire kirimo udusozi tugufiya cyane, maze mbona abantu benshi bagenda muri iyo misozi. Noneho arambwira ngo itegereze ibyo ubona, ndagusobanurira nyuma. Uko nakitegereje nagiye kubona, mbona abantu benshi basambana bakabyara abana, bamwe bakabata abandi bakabarera. Uko basambanaga, nabonaga umugabo umwe asambana n'abagore babiri icyarimwe, n'umugore umwe asambana n'abagabo babiri icyarimwe. Nabonaga bose batishimye. Nabonye kandi abantu benshi bahunga abana babo, ababakubita, ababaroga. Mbese hari umuborogo mwinshi w'abana. Nabonye abantu baryamye basinziriye kandi batuje, ariko bari bake kuko abenshi bari muri iyo mivurungano. Ndamubaza ne abase ni bandi, kuki bari abana barira cyane, barabiterwa n'iki? Ko mbona se imirwano iraterwa n'iki? Bari abana batereranywe se ni ukubera iki? Mbese namubajije byinshi bigendeye ku byo nabonaga. Aransubiza ngo ibyo ureba ni ingo, ngizi ingo z'iwanyu. Muhora muri Rwaserera, abana b'abantu murananiza cyane. Bariya basambana ureba ni abashakanye. Amaze kubimbwira ndikanga. Ati nibyo, kuko abenshi bibera mu busambanyi hagati yabo, bakabikora bagambiriye kwishimisha, bigatuma babicumuriramo. Impamvu wabonye umugabo umwe asambana n'abagore babiri icyarimwe n'umugore ari uko, nuko ibitekerezo biri mu mitima y'abashakanye. Umwe aryamana na mugenzi we atamwitayeho, ahubwo yitekerereza uwo akunda uri kure ye. Ibyo abashakanye babicumuriramo cyane. Bavandimwe, mbere y'uko dukomeza aha hantu, buri wese arisuzuma. Wenda tuvuze ku bashakanye watekereza uti ngewe ntabwo ndi uwashakanye, niyo mpamvu rwose ibi bitandeba. Nyamara birakureba kuko ufite icyo wimitse mu mutima wawe. Reka tugerageze wenda tubisobanure tugiye mu ngingo zoroshye kugira ngo buri wese abyumve. Mu by'ukuri kugira ngo utekereze igikorwa ubwacyo, igikorwa cyo cy'imibonano y'abashakanye, imibonano mpuzabitsina, ni igikorwa ubwacyo cyihagije. Ariko kandi kiriya gikorwa gikorana n'ihehe no mu mutwe. Ni ukuvuga ngo umutwe utabirimo
umubiri ntabwo byumva vuba. Iyo umubiri ubirimo umutwe utabirimo nyine nicyo navugaga, umubiri ntabwo byumva. Noneho rero kugira ngo umubiri ubyumve, abashakanye babikora bashaka kugira ngo baruhure ya mibiri yabo, ariko kugira ngo iruhuke nabyo bikaba bigomba gufatana n'umutwe. Noneho mu mutwe ugashaka ikindi kintu utekereza kugira ngo kigufashe kuza korohereza wa mubiri. Ibyo rero akaba ari nabyo abantu benshi bakora, nk'abantu bagira iyo ngeso yo kwikinisha. Mu by'ukuri ni mu mutwe haba hakora kurusha ku mubiri, hanyuma wa mubiri ukagenda usa naho wakira ibyishimo cyangwa umunezero bitewe n'ibyo mu mutwe hari gutanga haha ku mubiri. None rero abantu ntago umuntu ari gukora igikorwa n'umuntu ari wareba, ahubwo aragikora areba undi uri kure ye cyangwa se uri kure cyangwa uri hafi ye, simbizi. Ibyo rero nibyo Nyagasani Yezu avuga, nyine avuga ati ibi ntago ari byiza. Bavandimwe tugana mu ijuru, ibyo bintu ko ari bibi kandi tukaba tuzi ko ari bibi, kuki tutabireka? Ubwo rero ku bandi bantu wenda batari abashakanye, ushobora kuba utekereza uti nge ntago bindeba. Nyamara rero hari uburyo bishobora kuba bikureba. Niba wenda uri uwihaye Imana ukajya ufata umwanya wo kujya gusenga, watangira isengesho ugatangira kwitekerereza abandi ibindi, mbese umutima wawe ntuhure n'amagambo yawe. Ni ibi ngibi mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo igikorwa ntabwo kiba kiri guhura n'umutima. Hari icyo uri gukoresha amaboko cyangwa se icyo uri gukoresha umubiri, ariko hari n'ibitekerezo biri muri biri gukoresha wa mubiri. Ubwo rero nabigereranya wenda nka essence bashyira muri moteri. Ni ukuvuga ngo essence ituma moteri ikora, ariko ya essence burya hari essence ushyiramo peteroli, si impamya ko bikora. Ibyuma byo iyo biprogramye gutyo byo birakunda, ariko abantu kubera ko twebwe biratugora kubyumva, abantu bo twe turabishobora, turabikora tukabishobora. Ibi rero nibyo Yezu yanyeretse. Urabona rero ko Nyagasani biramubabaza cyane. Ushaka kuba wenda ubikora, wenda uri washakanye umugore, ndabivuga uko nabibonye, nawe uze kumenya uko byitwaramo. Hanyuma rero nongere mbwira abagenzi tugana mu ijuru, hari ukuntu tujya tuvuga ngo ngewe ngo rwumva nk'ababyeyi benshi mukambwira mama Louise rwose nafashe contraceptif, ubu se si icyaha, ubu se koko mbigenze ne? Ndakubwira rero icyo ni icyaha nk'ibindi byose, ntabwo ari cyo cyaha cyonyine, ni icyaha nk'ibindi byose. None rero mugenzi ugana mu ijuru, irinde ibyaha. Haleluya. Irinde ibyaha nicyo ngiye kukubwira, kugira ngo ari icyo ngicyo ukora mu buryo bugaragara n'icyo ukora mu buryo butagaragara, byose Nyagasani bigukize. Yezu yarakomeje arabasobanurira atabo wabonye baryamye basinziriye ni bake, ariko bariho. Abo ni babandi bibera mu Mana, bakihatira kumva ijambo ryanjye no kurishyira mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakirinda guhemukirana, bakabana mu mahoro. Abo niyo bacikwa bagacumura, ariko ntibaba babigambiriye, kuko baciye ukubiri n'icyaha. Abo rero baratuje kandi baruhuka neza. Utwo dusozi ni inzira ya muntu, uko nayibonye nta nzitane zirimo, kuko ari inzira ikikijwe n'abamarayika. Iraharuye kandi nta biterabwoba bibamo. Utwo dusozi yasobanuye ko ari utugeragezo umuntu ahura natwo mu buzima. Yarambwiye ngo nubwo muba mutaka muganya ngo muragowe, dore inzira mucamo ni iyi ngiyi. Koko yari nziza cyane ku buryo nabonye ko ntawe uyigendamo uhangayika cyangwa ngo agire ikimukanga. Yezu yarayoroheje. Muri utwo dusozi harimo umusozi umwe muremure cyane, umuntu yagereranya n'ikirunga kirekire cyane. Uwo ni we Yezu yazamutse, maze uko uterera bigaha twa tundi duto guca bugufi tukaba duto kurushaho. Yarambwiye ngo imvune zose nazimaze mu nzira ya mwene muntu, ubu aragenda yemye. Muvandimwe, ubu ngubu ushobora kwibaza utese iyi nzira ko bari kutubwira ko ari inzira nziza, kandi Bibiliya itubwira ko ari inzira ifunganye, inzira igoye. Mu by'ukuri inzira ntabwo nubwo iharuye ikaba ari na nziza, abamarayika bayirinze, ariko irimo utwo dusozi. Inzira ijya kwa Shitani rero iratambitse cyane,
hanyuma rero kandi ikaba ari ngari nini cyane nini, mbese ni nk'uko wagereranya umuhanda n'akayira kadacibwamo imodoka, urumva ntabwo bihura. Inzira ijya kwa shitani rero ni nini, iraharuye, ni nini pe, ariko ntabwo ari nziza kurusha inzira ijyana mu ijuru. Inzira igana mu ijuru yo kuntu ngiye nayikunze, kuri buri navuga ngo kuri buri gasozi hari marayika uhagaze, mbese ikikijwe n'abamarayika. kuri twebwe wenda dukora nka jaride, ugasanga wenda hagati y'akayira n'akandi twashyizeho indabyo zigenda zikikije, niko nabonye abamarayika bameze mu ijuru, bakikije inzira ya mwene muntu yose. ku buryo rero mwene muntu aba afite marayika ugenda amuherekeza, ariko kandi afite n'abamarayika ku ruhande bagenda barinda inzira ye. Kandi nyuma y'abamarayika haba hari ibyakabaye byica wa muntu, biri ku mpande zombi, ariko kuri izo mpande zombi nyine abamarayika barahagose, bakoze ikintu kimeze nka clôture, ku buryo inyuma y'iyo clôture niho hari ibiterabwoba bikomeye cyane. Rero inzira ya mwene muntu nubwo irimo utwo dusozi, ariko ni inzira nziza, ko Yezu yarayiharuye. Abana rero ubwo ni ibisobanuro Yezu yari kumpa, ngo abo bana wabonye batabwa ni abana bavuka ababyeyi batabashaka bagahitamo kubajugunya. Hari n'ababyeyi baringaniza imbyaro maze bakica bamwe kugira ngo babashe kurera bake, uwo ni umuvumo mwana wanjye. Hari abana batabwa n'ababyeyi kubera shuguri ni imihihibikano y'isi, ugasanga umwana akura atazi umubyeyi, cyakora akamugaburira. Si icyo umwana akeneye gusa, akeneye na affection. Affection nayigereranya n'iki, na rwa rukundo akababyi k'ababyeyi, niko mu kinyarwanda ka kantu nyine wumva kaguhuza n'umwana wawe, nako kaba gakenewe. Abana babaho muri ubwo buryo bakura bakonje mu mitima, ntibagire urukundo kuko ntarwo batojwe, bakamera nk'inyamaswa. Abo mu ngo zabo iyo bakuze ntibagira urukundo ruhamye, ibyo bakora byose biba bisa no kurangiza umuhango. Niyo mpamvu ingo nyinshi zikomeje gusenyuka kandi biracyiyongera. Menya ko uko mutera imbere mu by'isi ari nako musubira inyuma mu by'ijuru, bigatuma mugira imbaraga nkeya mu bumenyi bw'Imana, ahubwo mugakura mu bumenyi bw'isi. Tekinoloji, ikoranabuhanga, mbese biratera imbere, ariko ahangaha muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo urukundo umwana atabonye mu muryango we, nawe bizamugora kurwubaka mu muryango azubaka, niba ari umukobwa cyangwa se niba ari umuhungu. Ubundi mu kinyarwanda bavuga ngo umwambari w'umwana agenda nka se, ni ukuvuga ngo icyo umwana abonye kuri se ni nacyo azakurikiza. None rero babyeyi, nimurebe imyifatire mufite uyu munsi mu ngo zanyu, nimurebe uko mubayeho, mumbwire niba abana banyu bazakopera ibyo mukora, ese bazakurana iyihe myifatire? Niba umwana wawe azakura nk'uko wowe wenda umeze, agakora ibyo wakoze wowe, ese uwo mwana azakora byiza? Usanga rero ababyeyi benshi iki kibazo mugiye kugisubiza, mwasubiza mu buryo butandukanye. Ngewe nta nubwo ndi kukubwira ngo nsubiza, ahubwo ndakubwira ni isubize kandi usubiza Yezu, kuko hari impamvu Nyagasani yaduhuje muri uru rugendo, byari ukugira ngo ngukebure. Noneho rero mu kinyarwanda baravuga ngo uwibahetse ngo ababwiriza uwo mu mugongo. Ibyo ukora rero, ibyo ngibyo bibi, ibyo ngibyo ureba bigize ibyo ngibyo nawe bikugiraho ingaruka, ariko iyo ngaruka ibyo ukora bikugiraho mu by'ukuri igera no ku bana bawe, igera ku rubyaro rwawe, kuko nabo baba basa nabonka ya mashereka y'ibyo wowe ukora. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ndagusaba gukora ibyiza kugira ngo n'abazakwigiraho bazakwigireho ibyiza. Ubu mugabo nyamugabo, nk'uko njya numva mu baririmbyi abahanzi bamuririmba umugabo nyamugabo, nuvuga ati iri ni ikosa, ubu nkwiye kwikosora, ngo agatangira ubwo akarwanya ikibi yivuye inyuma, kandi agakora ku buryo abamureba bazamukuraho urugero, abantu bakamukurikiza iteka. Nibyo rero tujya tureba ku batagatifu, turavuga tuti uriya yitwaye neza, bikaba bibaye ngombwa ko bamushyira mu rwego rw'abatagatifu.
ni ukuvuga rero abatagatifu niba ari aho ngaho duhagarara akanya gatoya. Abatagatifu ni abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu isi, noneho bamara gupfa isi ikabibona bakabandika mu gitabo navuga ngo cy'ubutwari bw'abakoreye Imana. Ntabwo kiliziya yandikamo abantu bose bapfuye, kandi si uko wenda bapfuye bose baba batahura koze ibyo bikorwa, ariko hari ibyo bita ibikorwa by'indashyikirwa. Mu Rwanda dufite icyiciro cy'intwari, abo bita intwari, dufite n'irimbi ry'intwari. Ni ukuvuga rero ni abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa, mbese ibikorwa bavuga uti ibi byo nta muntu usanzwe wabikora. Mbe muvandimwe ugana mu ijuru, ibikorwa by'ubutwari ufite wowe ni ibihe, kugira ngo basi noneho uzandikwe nawe mu gitabo, naho wenda utakwandikwa mu cy'Imana cyangwa mu cyo mu isi, ariko nako naho utakwandikwa mu cy'abantu, ariko uzandikwe mu cy'Imana. Ubwo rero ndagusaba ko wabitekerezaho. Muri iyi minsi maze iminsi numva kuri radio bashishikariza abantu ngo gukurikira iby'abana bacu bakora ngo mu mbuga nkoranyambaga, ngo kugira ngo batazajya babirangariramo. Nibyo koko iri koranabuhanga iriterambere usanga abana bacu ryarabararuye cyane, ariko nubwo ribararuye ntabwo ribararura ribaha ibyiza kurusha uko ribaha ibibi. Ngiye nibyo nagiye mbona, iri koranabuhanga rigenda ritanga ibintu byinshi bibi, ugasanga abana bagenda biga ibintu bibi biciye muri izo mbuga nkoranyambaga. None Yesu Kristo uyu munsi arakubwira ati rero reba icyo abana bawe bari gukora. Ni byiza abana bacu tubahe wenda amatelefone bamenye rwose n'iryo koranabuhanga. Erega nta nubwo telefone tugomba kuzirebera mu bibi gusa, harimo n'ibyiza. Ni ukuvuga ngo nshobora kuba ngiye ku kazi nasize wenda hari ikibazo mu rugo, nagera ku kazi nkaba nahamagara umwana kubera ko afite telefone nkavuga ntigira gutya, hari umuvandimwe se ugiye kuza umuha ibintu binini, hari ngwino se ndagukeneye ku kazi. Mu by'ukuri ikoranabuhanga ntabwo twavuga ko ari ribi, cyane cyane nkatwe abagenzi bagana mu ijuru turabona ko turikoresha muri za audio, ariko ntabwo ari icyo cyonyine. Dukwiriye no kujya tubona ko hari n'ibibi ridukoresha, ariko cyane cyane abana. Twebwe abakuru hari ukuntu tujya tuvuga tuti ngewe telefone yanjye izajya imfasha muri communication gusa, noneho umwana ugasanga we ntabwo telefone ye imufasha muri communication, ahubwo telefone ye imufasha mu kurangara. Rero nukujya tubisengera, kandi murabona ko Yezu nawe abitunga urutoki akambwira ati igisenyi Ingo z'uyu munsi. Mwabavandimwe banje mwe murabona ko divorce zigenda ziyongera, ibyo sindi bubigi muzi namwe murabibona aho mutuye, ukumva nyine ngo umugabo yisha umugore, umugore yisha umugabo, ukumva nyine ngo abantu barahanganye, ngo zirara zishya ngo bugacya zikazima, mbese ugasanga nibyo twagize. Ariko uyu munsi iyo urebye kuri divorce zariho mu gihe cya ba mama na ba data, usanga zari nke ugereranyije n'iziriho uyu munsi muri iki gihe. Impamvu rero ni iyihe? Kuko uko tugenda dutera intambwe mu iterambere niko burya n'imitwe igenda ifunguka ku bintu byinshi, ni nako n'ibitekerezo bigenda bihinduka. Kera umugore yumvaga ko agiye kubaha umugabo, akavuga ati ngiye gushaka kugira ngo umugabo rwose twubakane, akagenda afite gahunda yo kuvuga ngo twubake. Ariko abubu aravuga ati ngiye ningera akanesha umutwe nzamureka, ukumva nzamureka irihuse cyane. Hari umugabo twaganiriye mu minsi ishize arambwira ati ubu rero mama, ati ikibazo kiriho rero uyu munsi kuri twebwe, ati ntabwo tugishaka gukora ngo tugure amazu n'amasambu. Ese kubera iki mudashaka kubigura? Ati reka dati byarahindutse, ati abagore ubu ngubu abashaka kugira ngo bigure birunde nimujya gutandukana muzabigabane. Ati ubwo rero twahisemo nyine agafaranga ukoreye urakarya, utakarya ugashaka aho ugafashije, ariko ntabwo tukibika cyangwa ngo tujye kugura amasambu. Ngura isambu nitujya gutandukana tuzayigabane, nirwa ngihedukira, nirwa mvunika nawe yigaramiye, hanyuma nitumara gutandukana tubigabane. Ukumva umuntu yubatse urugo ari gutekereza icyo ngicyo, ubwo si iterambere ry'urugo riri hehe? Ntashobora kugura isambu kugira ngo umugore we ngo batazayigabana. Ubwo si iterambere riri hehe koko? Urumva mbere yuko bizambira hehe mu mitwe y'abantu, umuntu akabanza kumva ko ntacyo yakora kubera yuko adashaka ko bazabigabana. Abagore b'ubu rero nabo bakagenda akajya gushaka atagamije kubaka, ahubwo asa naho agiye gushora
navuga ngo ni nko gushora imari avuga ati ndabyemera tubana umwaka umwe hanyuma ukurikiyeho tuzatandukane tugabane. Urumva rero ibyo biba byoroshye cyane. Wa wundi nawe waruhiye utwe kuko nawe tuba twamuvunnye, yabona rero ushaka ko mugabana akavuga ati ndakwica wenda byose tubihombe, twese tubihombe. Urumva rero ni ibibazo bikomeye. Urukundo mu ngo ni rukeya, ntabwo navuga ko ari hose, ariko ahenshi usanga nyine abantu bajya kubaka basa naho batiteguye kubaka, ukagira ngo mbese kubaka ni umukino. Ngewe nyaganira n'urubyiruko nkababwira ni ikintu kibabaje cyane, abana b'ubu ngubu barashaka, ngewe mba ndi kubwira urubyiruko niyo ndi kwigisha nyine cyane cyane urubyiruko, ndababwira ni abana b'ubu kandi niko kuri pe, barashaka kurya amafaranga baranabizi, ariko kuyakorera ntibabizi ntibanabishaka kuko biravunanye. Bityo bakaba bicaye bashaka ikintu icyo ari cyo cyose cyabaha amafaranga ariko kitabagoye, bagakunda icyo twita facilite. Ni ukuvuga ngo niba mbonye amafaranga wenda aciye mu kibi nayafata, niba ariko kuvuga ngo ndajya kwikorera umufuka wenda bya bindi by'abakarane nibo mvuga, ibyo ngibyo reka ntabwo bakibikozwa. Ariko noneho uretse no kutabikozwa kwabo, hari n'ikindi kintu nacyo cyaje nacyo tugomba kutibagirwa, ni uko ikoranabuhanga ryazanye amamashini. Kera maze iminsi mbibwira abantu bo muri Tree of Hope and Joy, abana twashoboraga no kubigisha kubaza, ariko se kubaza nta bya bikoresho byo kubaza ntibigifite agaciro. Haje imashini zirabikora bakabicuruza bikoze neza, mbese biryoshye pe, ku buryo kwa kundi uvuga ngo ngiye gukoresha akabati, ngiye gukoresha igitanda, ubu biragoye kugira ngo umuntu ujye gukoresha igitanda ajye gukoresha muri babandi bakoresha iranda. Reka byararangiye. Ubu ngubu uragenda ugashaka amafaranga atari na menshi, ugasanga nyine bagukoreye cya gitanda, ameza dukoreraho, yewe mbese ibintu byose bikoze muri bwa buryo bwiza bugezweho rwose. Uvuga uti iki giti rwose cya giti mbese kiryoshye, ariko ureba ukavuga uti iki nibyo rwose. Ugasanga rero nk'ubwo nko muri Tree of Hope and Joy twebwe twitwaravuze tuti tuzafasha abantu kwihangira imirimo. Ariko muri uko kwihangira imirimo harimo icyo kibazo, iyo mirimo tujya kwihangira harimo igenda ita agaciro kubera yuko ikoranabuhanga cyangwa iterambere rigenda rizana ibindi. Ntabwo mvuga ngo ni bibi, ariko dore ingaruka birimo kudutera ni uko abana bacu bagenda bamenyera izo facilite, bakiberaho muri facilite, ntashake no kuba yabimenya ngo wenda igihe atazaba haboneka bya biti bituruka mu nganda, uwo muntu azaba azi kugira icyo yakora. Reka da, uko kandi ameze niko bazi kwambara neza. Ndavuga b'i Kigali kuko nibo mbona, arashaka kwambara imyambaro ihenze, arashaka kugendana n'ibigezweho, yewe no gutumiza. Hari ubwo njya mbona bamwe bavuga ngo ndashaka inkweto ngo nayibonye ngo kuri Google, akayiguguringa ukumbuka ni waba ati nayigugurinze ndayibona, nuko akayiguguringa aragize ati inkweto nshaka ni iyi ngiyi. Ufite se amafaranga ngati ntayo, ariko ni iyi ngiyi. Ukabona nyine ni ibibazo bikomeye. Kwambara bazi ibijyanye, kwafire bazi izigezweho, impeta rwose mbese ibigezweho n'ibisobanuro byabyo baba babizi, ariko kuyakorera ni ikibazo. Noneho uwagize amahirwe rero akaba afite dukeya, nawe aravuga ati dukeya rero ntabwo njya kuturira, ngiye kudushukisha abakobwa, cyangwa iyo ari umuhungu nyine ngiye kudushikisha abakobwa. Ubu ngubu tuzajya kurangira amaze kuryama n'abakobwa byibuze batanabo nifuzaga bose, ngiye kubahamagara. None ubwo mbese bakaba bameze nka ya masazi. Isazi burya iyo zumvise inyama numenya naho ziturutse. Ubwo rero wa muhungu ufite amafaranga akayashyira ahagaragara, abakobwa b'ubwoko bwose ibyiciro byose bakaza, nuko nguko ugasanga barakunda izo facilite, ariko ntibashaka kuvunika ngo babigereho. Igihe kinini rero iyo bareba ingo, ngewe niko njya mbabwira, iyo banakora plan y'urugo, kwa kundi uvuga uti ngiye kwimariya, we usanga afite ishusho y'umugore n'umugabo bicaye mu modoka nziza, umugore wenda yakenyeye cyangwa yambaye amabubu, umugabo yambaye costume, bagiye mu bukwe. Mbese muri make umwana wese uvugishije uti wowe uzashaka, arakubwira ati ahubwo ni hafi.
none se uzashaka ute? Bo rero babona iyo image ariko ntibatekereze ko ibyo bintu bivunanye. Noneho rero bajya kubijyamo bagasanga biragoye cyane. Uko bibagora rero niko barushaho kugenda bahemuka. Divorce zikaba zirabaye kubera iki? Yashatse yibwira ko azashobora urugo ariko mu by'ukuri atari tayari kuba azi icyo agiye gukora muri urwo rugo. Ibyo rero ni ibibazo biri mu isi y'uyu munsi. Yezu Kristo rero anyereka ko bipfira cyane cyane ku babyeyi. Babyeyi ibintu byinshi nge nabonye Yezu ari mwatunga urutoki, ntabwo muzi guha abana banyu igikwiriye cyangwa ngo mubereke icyo bakwiriye kuba bakora. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye. Niba mu rugo mwirwa muryana, ntuzatekereze ko umwana wawe azubaka urugo rw'amahoro. Niba mutagira igihe cyo gusenga, ntuzatekereze ko umwana wawe azashishikariza abana be gusenga kandi atarabigutoyeho. Ubwo rero turasaba abana bacu icyo tutabahaye. Twarangiza rero bamara kubaka abakazana bacu cyangwa se abakwe bacu bakaza kuba turegera bati rwose wa mwana wawe nta kigenda. Ugatangira kwibaza ubuse nakora iki, ariko nyamara ntabwo yabikubonyeho. Ayo mashereka ntabwo yayakonseho. Urwo rugero ntiyarukubonyeho. Akaba ariyo mpamvu benshi bahangayitse. Rero ndagira ngo mbabwire bagenzi tugana mu ijuru, ibi bintu nukuri mu bikosore pe. Hari impamvu Imana ibi bitubwira, hari n'impamvu yaduhuje yagiraga ngo ibi bintu tubyige, buri wese abyiga bitekerezeho, noneho rero ntazongere kubikora. Niba wabikoraga ubireke, niba utabikoraga kandi wenda ukaba utajya kugira akanya ko gusenga n'abana, utangira ugashyireho. Nongere mbwira abagenzi tugana mu ijuru, gusengana n'abana ntabwo ari ukubatoza kuvuga rozari gusa, ushobora no kubatoza gukunda isengesho ritoya. Ngewe ababyeyi iyo tuganira ndababwira nti ntabwo umwana uzamutoza kuvuga rozari umuhatira kuyivuga. Oya, ngewe reka nkwereke ikintu cyiza kandi nacyo dufite mu buhamya bwinshi. Umuntu aravuga ati ngewe natojwe kuvuga rozari nuko nabonaga mama yivuga, cyangwa se data yanoje gusenga kuko yakundaga kujya mu misa. Ariko ntabwo ari ngombwa ko ankubitira kujya mu misa, kuko iyo maze gukura nsanga za nkoni yankubise ngo njye mu misa atari zo zatumye mba umukristo. Ahubwo hari abakura bakanabyanga rwose kubera ko wabimukubitiye akiri mutoya. Akavuga ati ubwo ntakiri mutoya rero nkaba ntakigendera ku mategeko n'amabwiriza y'iwacu, ubu nanjye ngiye kwifata uko mbyumva. Usanga rero abantu bagiye bakubitwa inkoni ngo basenge aribo banagumuka mbere y'abandi. Ariko umwana wowe gira gutya umwereke urugero rwiza, mubwira uti ngwino dusenge, niba muvuga ishapure muyivuge, ariko nimumara kuvuga ishapure ukaba ufite gahunda ya rozari, umureka akomeze gahunda ze, wowe ukomeze rozari. Burya umwana uko akubona usenga, uko akubona uri mu rugero rwiza, uri ku mavi, burya umwana nawe bigira icyo bimubwira, bigira icyo bimuzanamo. Kandi kera ujya kubona ukabona nawe yatangiye kujya sodoka akaza akagufasha. Ntabwo ari ngombwa rero ngo ko uvuga ngo none ngo nimwese ngo nimufunge ibyo mwakoraga ngo tujye kuvuga rozari. Erega rozari ntabwo ari isengesho ryoroheye buri wese, kandi amasengesho ntabwo ari umugozi uboha abantu, ahubwo amasengesho meza n'ayo umuntu akora abohotse. Haleluya. Ubwo ndahugura ababyeyi mukunda kuvuga ngo ndabizi ngo ko kuvuga rozari ari ngombwa rwose, rozari irakiza, rozari iratabara. None aba bana banyengeye ko bigira itegeko utazavuga rozari ntabwo azajya arya muri uru rugo. Ntabwo uzaba uri kubigenza neza, kubera ko nawe hari igihe gikomeye wabaye utavuga rozari kandi Imana yaragutunze. Niba uri umubyeyi rero nka so wo mu ijuru, haleluya, igakugira impuhwe nk'uko na data yazikugiriye. Dukomeze rero. Nyagasani Yesu aravuga ngo abo mu ngo zabo iyo bakuze ntibagira urukundo ruhamye, ibyo bakora byose biba bisa no kurangiza umuhango. Ni ukuvuga ngo ya mibonano mpuzabitsina iri gupfa bitewe n'iki na bwa burere wahaye b'abana. Ngo hari ibyaha byinshi abana bacu bakora bitewe n'uburere twabahaye. Babyeyi ni mwebwe mubwirwa. Nyagasani Yesu rero yarambwiye ati hari byinshi bituma ababyeyi batabana, babishaka cyangwa batabishaka, babizi cyangwa batabizi. Ibyo nkwereka uyu munsi ni ibyo abantu bakora batabizi kuko ari byo bigoye gukosorwa, naho ibyo bakora babizi byo ni urubanza rweruye. Burya rero hari ibintu ababyeyi bakora bakibwira ko ntacyo bitwaye abana, nyamara atari byiza. Ndaguha ingero. Yahise anyereka inzu nini cyane,
abarimo nabonaga ari abantu bakuru basa naho bari kwiga, kuko nabonaga umuntu uhagaze imbere yabo yigisha. Bari bateze amatwi cyane, harimo abo mbona basinziriye, harimo abaganira gahoro, harimo abantu b'ibyiciro byose. Hirya yabo gato nabonaga urwobo rurunzemo abana benshi kandi bigunze. Uko umugore yinjiraga muri iyo sare, nabonaga yegereye rwa rwobo akarohamo abana be, nkabona ariyumvira agahindukira akinjira muri ya sare. Muri urwo rwobo rw'umwijima numvaga abana barira kandi bababaye. Hirya gato hari urwobo runini rwuzuye inabi. Buri muntu wasohokaga muri ya sare yacagaho nkabona ahavanye agapfunyika. Yesu arambwira ngo kariya gapfunyika ureba ni ak'inabi iterwa n'ubwumvikane buke buba mu miryango bitewe no kutaganira kw'abashakanye, kwitana ba mwana no guhora bananiwe. Ruriya rwobo rwuzuyemo abana ni inabi murohamo abana iyo mugiye kwiga muri ababyeyi, maze abana mukabasigira abakozi nabo mutazi imico yabo. Nahise mubaza, nahise kwiga tubireke? Ati nakubwiye ko uko mutera imbere mu by'isi ari nako musubira inyuma mu by'ijuru. Ngaho yitamo igikwiriye. Kwiga koko bibafitiye akamaro, ariko rero nimukore ku buryo bitagira n'umwe bihungabanya mubo mushinzwe kwigisha ingendo igana mu ijuru. Kandi nimutabikora gutyo, amashuri mwiga ntacyo azabamarira, azababera impfabusa, kuko ayo masomo yanyu azaba ari amasomo y'umuvumo. Muvandimwe ugana mu ijuru, wenda ntanze ibisobanuro ahangaha nawe wabyumva. Abantu twarize, abantu barize amayuniversite, ariko abenshi barayicaranye, abenshi barayaryamanye, abenshi ntacyo yabamariye. Kubera iki? Nta mugisha bakuyemo. Umuntu yagendaga agiye gushaka ubwenge, ariko abana bakahatakarira, bakahazaharira. Icyo Yesu avuga ntabwo ari uko abantu batiga, icyo Yesu avuga si uko abantu batagenda, icyo Yesu avuga si uko abantu batakora wenda kure y'ingo zabo, ariko arababwira ati mufate ingamba zijyanye n'uko nguko mugiye gukora. Twigiye imbere mbona abantu basinze baririmba ariko basa n'abataye ubwenge. Arambwira ngo abangaba abo mu gihe kiri imbere yanyu, nabo mu gihe kiri imbere yanyu, kubera urukundo ruke no gukunda iby'isi bazagera ubwo basinda ubugome maze bakunde guhemuka. Inabi nta kizaba kibatwaye, bazaba ari bamemuke ndamuke gusa. Iyo mbabwira ngo musabire isi, ni ibimba nshaka kubabwira, kandi koko amasengesho yanyu agenda siba icyobo cy'ubusinzi bwabo. Uko musenga iyo nabi irashirira, ntikure ahubwo ikarandurwa. No kuvuga ngo uko dusenga hari ibintu bigenda bipfa. Uko tuvuga ngo dufasha akanya dusengera isi, burya bwabukana bwari kuzaba bufite wenda dogere, niba twabibarira mu madogere, bugenda bigabanuka. Uko biri naho bitashira, ariko biragabanuka. Ubwo rero no kuvuga ngo tukomere kwisengesho, kwisengesho ryacu rirakirwa kandi rirakora. Muvandimwe rero, nyiri ku mashuri cyangwa se ku mikorere y'ababyeyi, birashoboka ko ushobora kumbaza utese ubu tubigenze dute. Birashoboka rero ko ufite akazi, mbese ufite ibintu bituma utaba kumwe n'abana bawe. Nta mashuri ariho uyu munsi ntabwo atwemerera kuba kumwe n'abana bacu, ariko nanone ntabwo ibyo bikwiriye kuba impamvu yo kugira ngo turere bamemuke ndamuke cyangwa turere amabuye, ahubwo ibyo bikwiriye kutubera impamvu yo kurushaho gusingiza Imana. Ba data wenda igihe cya basogokuru na basogokuruza ntabwo bari bafite aya mashuri, ariko kandi wasangaga sogokuru wenda afite abagore 2 3 kandi bose agasazana nabo nta namakimbirane, nta rwaserera. Ariko ibyo ubu ngubu usanga umuntu afite umugore umwe cyangwa afite umugabo umwe, ariko bagahora bahe hejuru kandi mu by'ukuri ntacyo babuze, ahubwo wenda nayo mafaranga barayafite. Kuko njyewe nararebye sanga abakora ama divorce ntago ari abakene,
ntabwo ari abakene gusa n'abakire baradivorce rwose, mbese ni nabo benshi ahubwo. Kubera iki? Ntabwo mu mutwe we aba yumva ko agiye kubaka urugo ruzaramba, ahubwo ya mafaranga aba yagize nk'ikigirwamana kumva ko ariyo azakora ibyo byose. Ntabwo ari byo rero, kuko amafaranga, hari umuntu numvaga avuga ati amafaranga siyo yankuye iwacu kuko na data yarayafite. Iyo mpagurutse iwacu rero mbaje gushaka umubano kuri wowe, kandi umubano ntashobora kubona kuri basaza banjye, ntashobora kubona kuri data, ntashobora kubona no kubaturanye, ahubwo umubano nshaka kubona kuri wowe nakunze. Ubu rero uba ushinzwe kumpa uwo mubano kandi ukawumpa neza. Ubu rero ntabwo ariko abantu benshi bakibigenza, ibintu by'ubu ngubu byose byabaye imibare. Uko rero biba imibare niko tugenda turera bamemuke ndamuke, ku buryo mu gihe kiri imbere ntabwo bizaba bitangaje. Ndavuga wenda mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ntabwo bizaba bitangaje kuzabona ko hari imitwe y'ibyihebe yirwa ihagaze ahantu ushaka kwica abantu no guhemuka. Kubera iki? Gukora ntibabitojwe kandi barashaka kurya, babura icyo barya rero bakavuga bati ubwo nta kundi nyine no kugishaka bubi na bwiza. Ubwo rero nibyo ngibyo. Hari ahantu mu makartier amwe namwe mu bihugu byateye imbere baba bakora ibintu by'urugomo, ukaba uzi ko hari amakartier runaka aba arimo ibyo abo bantu bita ibyihebe. Mbese bya byihebe koko ayo makartier ibihugu byateye imbere barabafite rwose, murabizi ko mubafite. Rero icyo nshaka kuvuga, bo baragiye bita cyane ngo ku kintu ngo cyo guhanga umwana ngo ijambo, bibagirwa kumuha uburere. None umwana ageze aho yumva ntacyo, mbese nta kintu bimubwiye, nta muntu atinya, nta muntu yubaha, kuko nibwo burere yahawe. Ubwo rero ntabwo ari bwo burere nagira inama aho abagenzi bagana mu ijuru, ahubwo numva nagira buri wese inama yo kurera neza umwana. Hanyuma ahangaha rero Yezu yarambwiye ngo abo mu gihe kiri imbere yanyu nuko bazaba bameze bose bari basinze iki? Inabi, basinze. Gusinda rero no kuvuga ngo biba byabaye byinshi ukajya wirwa ubyivurugutamo. Ni icyo ngicyo, ntabwo ari ugusinda byo kugandabirana kugwa, ahubwo igisobanuro ni icyo ngicyo. Ngo inabi nta kizaba kibatwaye, bazaba ari bamemuke ndamuke gusa. Koko abantu benshi muri iyi minsi usanga inabi nta kibatwaye, kubera ko hari ibyo bagenda unari amafilime bagenda bareba bakareba uko bica bakagira gute. Usanga abana n'amafilime baba bakina n'imikino yabo ari byo byo kurasana. Mbese muri make ibyo birwa bareba mu mafilime nibyo bagenda basa naho bagira mu buzima bwabo bwa buri munsi, ku buryo utashidikanya kuvuga ko imyaka 10 cyangwa 30 iri imbere uzasanga imikino y'abana b'icyo gihe izaba itandukanye n'iyabubu, nk'uko iyubu itandukanye n'iyabubu ushize, kubera ko abubushize wenda bakinaga ibindi, abubu rero bakina bafata imbunda z'ibikinisho, birumvikana, kubera ko ari byo bahora babona mu mafilime. Mu gihe kiri imbere ubwo hazaba haje ibindi bijyanye n'icyo gihe kizaba kigezweho, ariko byose ngiye nkabikubwira ngira ngo nkubwire nitube maso kandi dusenge, kuko umwanzi yaraduhagurukiye. Iyo dusabira isi rero muvandimwe ugana mu ijuru, mbangira ngo ibyo byose tubihe Yezu, hanyuma rero dutuze tuzi neza ko isi twayisabiye. Ejo rero tuzaba dufite isengesho, ndongera mbwire abagenzi bagana mu ijuru ko uwo ari we wese winjira mu isengesho dukomereza aho twari tugeze, dukomeze rero mu munyenga w'isengesho kandi Nyagasani Yezu ari gukora. Abantu banyandikira bansaba wenda kugira ngo mbasure kwa muganga hagire gute, abo ngabo ndababwira ntabwo mbishobora, ariko isengesho ryo kuwa 2 no kuwa 5 tuba turi kumwe rwose. Haleluya! Mu kwemera no mu kwizera ujye utegeka uti ndashaka ko ariko bigenda kandi koko bizajya biba. Hanyuma niwumva ukeneye ko duhura amaso ku maso, ujye ubisaba Nyagasani Yezu ushobora byose azabidushoboza kandi nzi ko azabidushoboza. Haleluya! Ntugatekereze rero ko ngewe naza kuri wowe cyangwa ngo utekereze ko wowe wabipanga ngo uze kundeba haba untunguye cyangwa se uje nari mbizi. Oya, ahubwo icyo nkubwira kandi ari cyo nkomeza gusubiramo kenshi, nuko buri wese haleluya agomba gusengera icyo yifuza. Ukabwira Yezu uti ngewe ndifuza iki ngiki kandi nihanganiye kugitegereza. Utegereze, nabona ari ngombwa azaduhuza, nabona atari ngombwa arabaturetse tutaramenyana mu buryo bw'umubiri, ariko roho zacu ziri hamwe. Haleluya! Hari abantu tujya duhura akambwira ati numvise ijwi numva ashobora kuba ari wowe.
menyera rero nawe kwijwi umenye ko iryo jwi ari ry'umumararungu muri Louise. Aho tuzahurira Nyagasani nabishaka nukuri tuzahoberana kandi bizakuryohera. None rero bagenzi tugana mu ijuru, isengesho ryo kuwa kabiri ryo kuwa gatanu muri imbaraga rwose, ntimurangare. Hari n'abantu bambwira ngo dusengere dufite umurwayi, dufite ikibazo iki n'iki, ntamubwira ni wowe ba mu isengesho ryo kuwa kabiri no kuwa gatanu tuzajya tuba turi kumwe. Abantu rero Yezu yarabimbwiye mu minsi ishize, arambwira ngo abantu benshi ngo bifuza gukora ku muhanuzi ariko suko bifuza guhinduka. Abenshi rero uruvuga uti mama Louise rwose nkubonye nkaguhobera nakumva ko ari Yezu rwose mvuganye nawe. Avuga ni byiza ko wambona muwe Yezu nkora nkubwira, ariko kandi ntacyo byaba bikumariye kubona Yezu ntuzahinduke ngo uzamusange mu bugingo bw'iteka, ntacyo biba bikikumariye. Niyo mpamvu rero ngiye mbwira abagenzi bagana mu ijuru, ifuza icyiza kandi uharanire kukigeraho. Amina. Yezu ntabwo yihishira, aho uzamushakira azakugeraho rwose, ariko nawe uzamushake kuko ubikwiriye. Haleluya. Umutware w'abasirikare navuze ati sinkwiriye ko wakwinjira iwanjye. Natwe mu misa niko tujye tuvuga ngo sinkwiriye ko wakwinjira iwanjye. Icy'ingenzi ntabwo ari uko rero twinjiranamo ngo winjiraho nkorera ninjiraho uba, oya. Icy'ingenzi ni uko Yezu aba yageze, aba yavuze ijambo rimwe gusa, haleluya, byose bigakoreka maze Imana ikakwihera umugisha. Ikiganiro rero kirakomeje, tuzakomeza ejo bundi, kubera yuko ejo ubwo hazaba isengesho, kandi ndizera yuko Nyagasani Yezu uri kuzenguruka iwawe, mu mbere iwawe, muri saro, hahandi hose. Ndizera yuko muri kugenda mufatana akaboko ukagenda ubona byinshi mu byagendaga bikunaniza. Imana iguhe umugisha rero muvandimwe ugana mu ijuru, urugendo urimo ruguye kwikosora kugira ngo uzatahe mu ijuru amahoro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.